kiliziya imwe twongeye kwishimira kubana namwe kuri uyu mwanya. Tugarutse mu kiganiro cyacu cya tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Abatagatifu baduha urugero rwiza, natwe tukagerageza gutera ikirenge mu cyabo mu kwitagatifuza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya mutagatifu Lucia. Lucia wahowe Imana mu mwaka wa 303. Lucia ni umubikira wahowe Imana. Lucia iwabo hari i Sirakuza, nuko azana na nyina i Katani ku mva ya mutagatifu Agata. Nyina yari afite indwara yari yarananiye abaganga, aza i Katani gusaba mutagatifu Agata kuyimukiza. Bahageze mutagatifu Agata abonekera Lucia, aramubwira ati uzaba ikuzo rya Sirakuza nk'uko Imana yangize ikuzo rya Katani. Arongera ati nusezerana kuzakomeza kuba umubikira, indwara nyoko arwaye arayikira uyu munsi. Lucia arabisezerana, maze nyina ahera ubwo arakira. Aho bagarukiye i Sirakuza, uwari yaramusabye aratebutsa. Lucia ntiyamuhisha ko ari umukristo kandi ko adateze gushaka umugabo, nuko umuhungu wari waramusabye ararakara cyane, ajya kumurega ko ari umukristo. Umutegeka ntiyamuhisha ko ari umukristo. Umutegeka ahamagaza ubwo Lucia, amutegeka gusenga ibigirwamana by'igihugu, maze Lucia aranga. Guverineri ategeka ko abahungu bamujyana bakabanza kumukoresha ibibi uko bashatse. Lucia yicara hasi, baza ari benshi kumuterura, ariko abamerera nk'urutare. Bashakaga kumwambika ubusa, birabananira bose, nuko nubwo bari benshi bwose, bazana imigozi baramuzirika. Bagerageza bose kumuvana aho yari yicaye, bibi by'ubusa. Bagerageza n'ibindi byinshi, Imana ikomeza ubwayo kumurwanaho mu bitangaza byinshi. Nuko guverineri aramubaza ati iyihe migereko ukoresha? Lucia aramusubiza ati sinkoresha ububasha bwa shitani, ahubwo ni ububasha bw'Imana bwandwanyeho. Arongera aramubaza ati wa gakobwa we, ushobora ute kunanira abagabo 1000? Lucia aramusubiza ati niyo mwazana abagabo 10,000 ntibashobora kurwanya Imana. Nyuma yaho nabwo bamusutseho amavuta, bamushyiraho n'imiba y'ibyatsi byumye by'ibisigazwa by'ingano, bacana umuriro nawo wubaha uwo mwari, wanga kumutwika. Nuko bamuca umutwe, ntiyahita apfa. Umusaseridoti amaze kumuzanira isakaramentu ry'Ukarisitiya,
nibwo yitabye Imana. Tumwizihiza ku itariki 13 Ukuboza buri mwaka muri Kiliziya Gatolika. Dukomeje kubashimira ko mukomeje kwitabira iki kiganiro muduha ibitekerezo. Mutagatifu Lucia udusabire. Byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba. Ku yandi makuru, ku nyandiko twakusanyije ku mibereho y'abatagatifu mwabariza kuri izi nimero mureba, cyangwa se mukatwandikira muri komenti tukazabasubiza. Nyagasani Yezu nabane namwe.